Hello bakunzi ba Benny Glass TV. Yeah, I'm back. So hano rero uyu munsi natugiye guteka ikintu ntarateka cyitwa amashu. Ishu waryita cyangwa se amashu. So hano rero murabona kurindi ishu risa neza. Ya dutangiye mbereka ishu rihiye, ishu risa neza, shyizemo ibishyimbo muri kurindi ishu risa neza. So ririya shu sacu tubarirya kuriya, so abana banjye bakunda kubirya birimo ibishyimbo, shyiramo ibishyimbo bike kugira ngo babirye n'ibyo bakunda. Ubundi ushatse wanarirya kuriya cyangwa se ukagabanyaho ukaba warirya kuriya, ushaka nawe akarya ibishyimbo uko ubishaka. Muri kurindi ishu risa neza. So rero nawe ushobora guteka ishu. Mpora mvuga ngo guteka neza ntabwo ari uguteka ibintu byiza cyangwa se ibintu bihenze cyangwa guteka inyama. Muri ukuntu ishu risa neza, ishu riraryoha iyo waryitondeye ukariteka neza. Ikindi cya mbere, kondisiyo ya mbere y'ishu wirinde gukata binini. So ntabwo naberetse uko narikase muri iyi video, ariko nakoresheje lape ino lape nini ifite ahantu hakata amashu neza duto. Ni ukuvuga ngo tuno dukoresho two mu gikoni tugira tudufasha mu bintu byinshi, tudufasha mu koroshya ubuzima. Yes, so ni ukuvuga ngo ikintu cyose ubu ngubu kirahenda, meme n'ishu rirahenda, igishyimbo kirahenda, everything irahenda. So hano rero ntangiye bereka ishu nanjye kuyikata mu buryo kutabarambiwa. So nkuko nabibabwiye, ariko nakoresheje ikintu bita lape. Murabona ukuntu irapa utuntu duto kandi tungana. So iriya lape nini irapa neza ishu. Kondisiyo ya mbere, buriya njye nkibona ibishu binini biriya ubona baba beguye itampaga amashu. Tundi udushu duto twiza. Noneho ikindi kintu gituma ishu riryoha, ishu rishaka amavuta yumvikana. Hari ibintu njye kuri njye nzi ko iyo bishyize amavuta yumvikana biryoha ishu. Ikindi ibishyimbo bikaranze, my friend, ibishyimbo bikaranze dushyizemo utuvuta twumvikana, ugashyiramo katungurusumu n'akama, umva ikimba kiba kiruta inyama. So hano rero ishu munye ko shyizeho amavuta atari make, so ariko naryo si rike. Hanyuma ndarishyiramo. Nababwiye ngo ni ishu rimwe ryiza, harimo ni bitunguru byiza bitatu. Ishu buriya riryohana n'ibitunguru byinshi. So nagiye gushyiramo na karoti, nsanga ntazihari, bari bazimaze. Nasanze karoti imwe n'iriya muri kureba. Nagiye muri firigo nsanga karoti zarashize, ntabwo nabimenye, ariko ntacyo, n'ubundi riraryoha. Gusa ishu ririmo karoti ubona risa neza, bati ntabwo ryambuza kurya ishu. Hano rero nditeretseho, ntabyo kuvanga, minjiramo umunyu hejuru, ubundi ngiye gupfundikira. Ntabwo nshishamo ikimamiyo. Hari umuntu ukubita ishu risaba umwanya, ugakubita ishu mu isafuriya ugahita utangira ugafata ikimamiyo ukavanga, my friend. No, shyiramo ishu, uriho umuriro muke, ubundi ubanza upfundikire ribanze rihwame. Niko bavuga, mva ntabwo nzi Kinyarwanda. So niko bimeze, uhita uvangamo ibimamiyo, uhita uvangavanga, iryo hasi ntirirashya ujye kurizamura hejuru. So hano rero twihuse nafashe mu buryo bw'uko mfite abana batoya bazirana n'ibintu by'ibirungo, by'imboga, seleri, pof, ibyo bintu bazirana nabyo. So nafashe hano nafashe seleri nzisekurana na tungurusumu. Nuko nashaka kugira mu buryo nashaka gusekura tungurusumu, ariko nasikiye mu seleri kugira ngo batazibona, ariko ubwo ziba zirimo. Niyo mpamvu umuntu aranziyoye nkazishyiramo. Mu ndebera amashu yo mu mvura ukuntu ameze, iri ryaguca intege neza, ukavuga uti ngiye kurya ishu ribishe. Ariko kubera yuko iyo uteka ubuzi guteka, ni ukuvuga ngo aya mazi ngomba gukoresha uburyo arihisha kandi agakamana naryo. So hano rero nabereka ukuntu amashu yo mu mvura abyara amazi. Ngahibaza ngo ujya kubona nk'ubu nawe ukamenamo amazi. Nta bantu mutogose amashu. Ishu ritogose ijura mutuririye wazapfa utongeye kurya ishu. Ku bantu badakunda amashu cyane nkanjye, uramutse uriye ishu rijenga amazi gutya, my friend, ntabwo wazongera gukumbura ishu. So aya mazi rero yewe nayaryo, nayishu nanishu ryo mu mvura. So hano urumuri rwabaye ruke, ariko sorry, n'ubundi tuba tugikaranga, nta kidasanzwe nashyizemo. Hano rero ishu, hano urumuri rwabaye ruke, sorry.
rumaje kwiraho ariko n'urumuri nibagiye kurwongera, ariko hano numvisha kunyuka katakoze neza, ndakomeza ndavanga. Narababwiye ngo niba ushaka guteka neza genda gake, sibyo genda gake. Hano nimaje gushyiramo inyanya, ego hano ngiye gushyiramo soya sauce ikiyiko kimwe kirahagije, ikiyiko kimwe. Inyanya zirashyana n'ibirungo ngiye gushyiramo, nshyizemo soya sauce ikiyiko kimwe kinini, komeza ndavanga nitonze. Murabona ko y'amazi amaje gukamamo, yazihishije arakama, nsigarana ishu riri mu mavuta. So ndakomeza mvange nitonze my friend. Ngewe rwose reka nkubwize ukuri, niba ngiye kurya amashu ngahita mbona ishu rifite peseri nk'ibi, ntabwo nkunda utuntu twiza. Ishu riraryoha iyo waritetse neza ukaryitongera, ugakata utuntu dusiri mu mahoteli, mu maresitora, hakabamo seleri nazisekuye kugira ngo batazibona. Nibo bakunda gukora ibyo bintu. Niba batagira rapi rero nanone kuyigura, ego mana mujye mukoresha rapi, irapfa vuba kurenza izo ntoki zanyu. Mukatisha amashu, mukata utuntu twiza n'abakiriya bibafure, biriya bintu binini mukata, ubundi nibyo byunguka. Yewe iyo mbonye ishu rinini ifite pesi ntabwo mba nkiyariye rwose. Muri amashu atari duto ndikomereza nk'ibindi, ayo mashu yawe ukayagumana. So hano rero ngiye gushyiramo sorwatomu, ni igice kuko nashyizemo inyanya, igice bari bagisigaje bakibika muri firigo, hanyuma igihe cyose ugikeneye ukakintabwo cyangirika. Icyo gice iyo gihari, hanyuma so rero murabona ko nshyizemo sorwatomu. Sori hano urumuri rwabaye ruke, ariko ntibagiye gushyiramo urumuri, ariko sori. Hanyuma hano rero muzi ibyambayeho, mbabwire ngo ibyuma by'abazungu ni isereri. Mwabonye ukuntu ndi kurwana na gaze, hano gaze yanshiranye bien. Nabanje guteka ku mbara, mbonye harimo amazi nshyira kuri gaze, ubundi gaze biranzimanye. Ibyuma by'abazungu my friend, inzima nari nijoro bandakomye nyine. So ariko ubwo ntacyo, nakomeje ndavanga. Gaze hano nayicanye iranga nyine, nyereka ko yashizeho. Burije simbasha kugura indi, nibyo nyine nisubirira ku mbabura yacu ya kavukire twimenyereye iby'abazungu. Mbishyize ku ruhande, nahise ngarura ku mbabura. Hanyuma rero murabona ukuntu ishu ryanjye rimaze gusa neza, murabona ko rimaze gusa neza. Hano nakomeje ndavanga, murabona y'amazi yashizemo, murabona ukuntu rituko umva ishu nawe irebeye kuko karebera ku maso nayo idasa neza. Hano rero nababwiye ngo ushatse warirya kuriya, ariko abana bakunda ishu ririmo ibishyimbo bike bitari byinshi. Uko babikunda niko mbitetse. Ashaka kwicara mu mezi angahe bakambwira dukundisha, ariko ntibari batekera buri munsi, kandi kuko nanjye ntabwo nabirya buri munsi, ko ntabwo riri mu bintu nkunda. So ndirya rimwe na rimwe nabitekereje, hanyuma ndavanga na bya bishyimbo, hanyuma mbiha umwanya nabyo bibanze bikora ibirungo, bikora amavuta, bikora everything irimo hariya, nanze byumve nyine byisanishe n'ibyo bisanze. Ibishyimbo rero reka mbabwire ibanga, niba ushaka kurya ibishyimbo bitetse neza banza ubishyushye. So hano ibishyimbo nyine nari mbihishije, ariko ntugafate ibishyimbo bikonje ngo uhite ukubita mu biryo, ntabwo bigira nka bya bindi babanje gushyushya. Ibyo ni ibindi banga ku bakunzi banjye. Uzajya ubanza ushyushya ibishyimbo, uzajya wumva neza different hagati itandukaniro hagati y'ibishyimbo bishyushye n'ibishyimbo utetse bishyushye n'ibishyimbo utetse bikonje. Uzabyumva nubwo twango ngo n'undi birashyuha, birashyuha, ariko burya harimo itandukanye.